Reka tubasuhuze cyane kandi tubifurize igitondo cyiza. Mwese mwahisemo gukurikira amakuru yacu twitwa Igika TV Rwanda. Je nitwa The Fresh mandi kumwe na Omega Boy kugira ngo amakuru tugende tuyanononsora tuze kubayabagezaho abanogeye. Twese mwese turabasuhuje. Abari mu burasirazuba bw'igihugu cyacu, abari mu burengera zuba bw'igihugu, abari mu majyepfo ndetse n'amajyaruguru, mwese turabasuhuje kandi tubahaye ikaze. Aba diaspora baba badukurikira badahwema kutwereka ko badushyigikira kandi banadukunda, mwese tubateye akamo. Amakuru turamukanye ni inkuru y'akababaro iramutse itugeraho muri iki gitondo cyo kuwa gatatu tariki ya 12 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2025 iturutse mu karere ka Nyarugenge. Ni mu gitondo gatatu mu muri yariturutse Nyamirambo. Iyo mpanuka yatewe n'imodoka nto ebyiri ndetse na moto byaje bigahita bisa nk'ibikora ambutiyaje, byamara gukora ambutiyaje na bisi yaturukaga i Nyamirambo igahita isekura muri bya binyabiziga bibiri ariho imodoka ntoya zo mu bwoko bwa Rava ndetse n'ivatiri. Bisi ihitiza iba yazigonga ndetse harimo na moto. Gusa nta muntu wapfiriye muri ino mpanuka, gusa hari abakomeretse bahise bihutira kujyanwa kwa muganga. Umuntu wari uri hafi aho impanuka yabereye yaduhaye amakuru ko hari umunyeshuri ndetse n'umukobwa bari barimo baragenda mu nzira y'abanyamaguru, bityo bahise bagongwa n'izo modoka ariko bihutanwa kwa muganga bameze nabi. Nta rwego na rumwe rwari rwatangaza umubare w'abakomeretse ndetse n'icyateye iyi mpanuka. Ibi bibaye nyuma y'uko umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda SP Emmanuel Kayigi yatangaje ko impanuka ziri kuba muri no minsi ziri kugenda ziterwa no kutubahiriza amategeko y'umuhanda kw'abashoferi, cyane ko polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano mu muhanda yagiye ishyiraho amwe mu mabwiriza agomba kugenga ibinyabiziga bikoresha umuhanda ndetse n'abanyamaguru bakoresha umuhanda. Ntibahwemye kuvuga ko akizira gutwara imodoka wanyweye ibisindisha, ndetse kandi abatwara ibinyabiziga cyangwa se abayobozi b'ibinyabiziga bagakangurirwa kubahiriza amategeko y'umuhanda. Ayo mategeko harimo amategeko agenga kunyuranaho ndetse abakirinda kuba banyuraniraho ahantu hatemewe, cyane ko ahantu hatemewe kunyuranaho, cyane ko mu makorosi asa nkaho akomeye cyane hagiye hashyirwaho imirongo. Ni imirongo umurongo urombereje udacagaguye, ubusobanura ko aho hantu bitemewe kunyuranaho. Utegereza ukuri imbere ukamwihanganira akabasha kuba yarenga iryo korosi. Cyane cyane impanuka ziri kuba muri ino minsi ziri guterwa nuko hari abatwara ibinyabiziga basinze ndetse kandi hari abagerageza kunyuranaho mu buryo butemewe mu mategeko y'umuhanda. Impanuka ni mbi cyane kuko itwara ubuzima bw'abantu benshi. Iyo impanuka zibaye iterambere ry'igihugu rishobora kudindira, cyane ko abaturage bari gukorera igihugu bakunze kugwa mu mpanuka. Impanuka zirimo ziraba muri no minsi, umuvugizi wa polisi ishami rishinzwe umutekano mu muhanda yavuze ko nta gikuba kiri gucika, cyane ko izi mpanuka ari ibintu bisanzwe, ko impanuka ziba iyo abantu batubahirije amategeko y'umuhanda. Mu gihe tukiri kubakusanyiriza amakuru ahagije ku byerekeye ino mpanuka, twababwira ngo mukore subscribe, noneho nituza kubona amakuru arambuye tubasezeranije ko turaza kuza kuyabagezaho mu buryo noneho bwa kinyamwuga. Nitwa The Fresh, ushobora kudukurikirana binyuze kuri website yacu yitwa igikanews.com, ndetse kandi ushobora kudusanga kuri Facebook page yacu yitwa Igika News.rwa, ndetse kandi no ku zindi mbuga nkoranyambaga tugenda dukoresha. Ngiye nitwa The Fresh kuri Instagram, ushobora kunsangaho abundi ukagenda ubona amavideo ngenda nshyiraho umunsi ku munsi. Turabashimiye cyane kandi tubifurije gukomeza kugira ibihe byiza.